sheri wanjye umbwira niba uzamushima niba ko ari zangegera ziza zibunda usanga atari za zindi zisoboye kabisa nzika njye urumva nakisondera sawa nizere ko ari umukire wa danje wawe nduzazuma n'amafaranga atwara n'ikamyo azazamo ibiceri uwo niwe nshaka rero ugomba kumurira tugende uyu niwe wavuga kirara mbona hano niwe wambwira kirara uzi ukuntu namukunze ariko cyangwa ntabwo ubizi yega mwabasheri mwe ngaho niba nanamurota urakarota ibice ngaho niba ari sheri wawe koko ngaho muvugishe ruvugishe numve nako bro so tuziranye se nakuze muze wowe none uko nigeze ngo nabo twakundanye hose ni bikibaho nuko bwo kumusamara yibyukira yimereye neza afite amahoro atunganye uri Imana wineza musaza wanjye ndona ninje none haka umuntu akaza akwiyanzaho nyicira umuntu wowe uraza unyita sheri wanjye wawe tuziranye he ukuri turazanye twanakundanye ho igihe kirekire twanahuye se tunajyana kuvama byibura mu rusengero gusenga mu kibuga gukina umupira twahuriye natwe kureba agasobanuro vugisha kuri radi ishi nzara natwe mushiki wanjye arantu muzi barata papa wanjye uri kumva urangara gace umutwe ndawuca nigeze kumva uri kuvuga ngo ndikirara ndara munsi y'urugo iwawe ntabwo uri ikirara ahubwo uri ikijuru mbabare kwa kwisi ikirara ahubwo akagashinzira kazi kare kaza kuzakuriza gabe kumanga kudandi wamenye ibintu nako nta n'umuntu wumvira iso naje kwereka sheri wanjye ntabwo naje sheri wawe se yakwene arakuzi yabihakanye imiganireho babarira nuko babarira ndakwinjiye ubineza musaza wanjye namubwiye ngo tumaze imyaka 5 dukunda aha abahanuzi bahora bavuga ngo abakobwa baraje biteretera abahungu babakwe babagurira inkweto babagira ubyivangemo ndabwiye ngo ubyivangemo nuko wamwe mu rugo umuruje nk'icyorezo cya coronavirus kugira ngo nze ndebe ibintu mugiye gukora nawe ubundi ni ibingibi mu biganiro mu binoze nahamye jewe rwose uyu munsi nari nabyutse meze neza ntunganye numva nyeye fresh ariko none umwaka umuye nawe muri ariko wanamugani nubwo ndi kwigira isonge aka gakobwa ni keza Nusa peti nakuntu wareba ukuntu waba ugiyeho gake Yesu Kristo kwigana kuri Imana ageze ko mutifunza ari kwakibura Yesu Kristo ku musazi w'ibarurona ari gutanga ibitabo byo mu Bayehova ngo basome ijambo ry'Imana nabumenye inkuru zakiri wisigarane na mushiki wanjye sha aho gutanya bane byo narisigaranye musigara ibyo mugambana nabyo sawa nuko nakwirenganya uzi ikintu cyabiteye nuko numvise kiriya kibwakazi gitangira kivuga ngo ndi warunyihakanye kandi twari tuziranye nyine niyo mpamvu nuko nguko byari bigenze reka ndagukunda nuko inkuru nabi ariko ntuzongere kugarukana na kiriya kiraro kiwanjye sinzi ahantu twahuriye rwose twiganira twipangira n'iyi mishinga ahubwo se uzansura ryari ko nagukunda ese ubahe arega nakubonye uhagaze hano ku muhanda ntekereza ko uzi utazi ahantu sheri wawe uba mu kagete turibana byatari ndetse narubatse ukumva mfite ibipangu narakuruye ukumva ahubwo ni ukugira tugapanga imishinga yunguka nari buze ubu nuko natazanye sheri ndarara ntabwo nazanye sheri ndarara It was at this moment that he knew. He fucked up. Mbasa bro. Imeze bituse wawe. Asemani ya fege wari maze utambwiye. Reka ye. It was at this moment that he knew. He fucked up. Satani yawe. Abafenge baguhaye ngo ni 18 barayaza. Ngo ntuzashaka kuzana ngo ubugoryi bw'uko wazanyije bunguka ya mawenyine. Umaze kubimenya yuko amafege ukunda kuyanywa ejo bundi reba nkwiri inka yapaki ngo baguhaye. Wanyinyweye bisahi ngo basanga yashize mbasista ni umuntu mwazanye ya Maria mbonekeye ikibe barapfusha ko mubona nyine ntago tuzi niki kirane yari sheri wanjye sheri wawe sheri mbase gashirira me sheri kugarya nagara kwigisha kunyura urumogi urumogi do ibintu wadore niyo mpamvu ubona yasataguritse ankura urumogi umva rero mubwire mukobwa ushaka rero waza tukigendera kuko uyu nguyu azakwigisha kunywa itabi nari namukunda ariko reba kamo gatatu werera ko nari ikiboga ikije akashashari wanjye ushobora kumukora
ukora buriya mu musatsi ukabona ifegeri iraguye buriya sinzi impamvu ritagoye oya niba ari kugira reka urebe hano inyuma urebe ko hatavamo ifege numva nta kuntu ubundi bana wigeze ubona inkweto nigezweho Kigali nigezweho muko werekanye aho utuye menye utuye mu cyaro koko inkweto igezweho reba inkweto reba ibyango sha reba icyango reba icyango noneho urekane n'iyi bobo waje tukagenda nkakwereka ahantu turi uyu ni mayibobo reka nkubwire aya mari ndasenga je nkunda Imana n'ubu ko mva mu cyazo kuba beke reka mbasenge Mana yacu dufashe uyu munsi uza kunyereka ahantu nkubaka gurube nako mwami Imana uri mwiza genda marinete bundi nari yanitse ku mugozi nayameze nako nayahanameze noneho nza kuyabura kumbe aya marinete warayantwaye aya marinete nayo ntayanjye niyo mpamvu abakobwa bari batikireba reka ngubwire uyu muhungu reka mujyane oya ndamujyana mu butabera oya ndamujyana mu butabera iyo ntabwo nabyemera ndamujyana mu butabera amarinete ibintu birazamo gitigo wowe ukure ibintu birazamo gitigo wowe genda nawe twikomereza reka nkubwire ndakwemera cyane sibyo usemera nyoko cyanguru uri munsi y'urugo yiwanyu noneho utangira ukomeze uyanywe noneho kwanza urakemera yanguru biri munsi y'urugo yiwanyu kandi uyu munsi noneho ndayikukumba nayo narayitinye none nanyaye neza rwose wari uri kwirengagiza so wateza mushiki wawe niko narayimucometse nyine genda ubige abakunda genda ibiraya aho ngaho narayimucometse nyine dore n'uyu nguyu ngiye kumucomeka wasanga nakagatsuri igendera sha isi ya fone yanjye do ndakuraga n'ubwo kw'Imana do ntabwo nyira uyu munsi byari banzi kumaho kumukira polisi tujya twiberera neza nyine ubone irambobo uyiteza koko mbega igikobwa cyiza ariko sha gitambi toto gitama twiza cyiza ntubibona ariko nawe ushobora kuba uri gushyiramo gukabya kuko reka turebe na nyasha nimba zaraje wowe izina rya Yesu Kristo ku igare rijana mu ijuru riri gutumba umwotsi bakabura umuntu yarikora ku kintu byari ushobora kuca kuri nyasha ndagukiza uca kuri nyasha wowe data indaya we uyu mugabo ni wakanga ugeze hano ku muhanda umwana wawe ndi mu rugo ubu ngubu rwanza ruwatinda agapira n'agapantaro ubunyobwa uriya yari afite isura nk'ingaryi ariko uyu nguyu wajyana imbeba ndagaca mu izina rya Yesu kwice we muri sariye subone ni mushiki wawe wandaya nako umugore wawe yabaye umugore wawe uza kuvuga uri indaya nagukubita nureba nabaho ndanagukubita ntabwo wateye inda w'umukobwa we turi njye wayimuteye dore mushiki wanjye kuyimutera It was at this moment that he knew he fucked up. Satani yawe ampaye ubanza ndi kurota cyangwa ubukoze musha ubanza ndi kurota cyangwa uba muri eliminata nagari ubanza ndi kurota ubanza iki se nibyo ari kubana neza iki se urara ruragiye gurusamba ngira ngo ruragenda rukize haza indaya indi pizza akarere umva n'ikindi sibyo maze gutandukana n'abakobwa 18 sibyo ni wa 19 sibyo wowe uri wa 19 umva ariko abakobwa batandukanye nabaguriraga imodoka ntibari imodoka horata imodoka ejo bundi buva ingurube y'abandi uburaya kuyiha ntabwo ari inkweto zawe barinze kugurisha ntabwo narimo ingurube yayiniyo kwa w'Imana iragorowe ntabwo ari njyewe wari wayibye do izina ry'Imana ntabwo ari njyewe wari wayibye baranambeshyira cyo gisura rero cyagiye bamaze kunshinga yuko nafashe umwana ubundi umunsi ingurube njye icyo gihe bari kimenyi bari banjye ku kagari banshinza gufata umwana ku ngufu njye ingurube ntaho nahuriye nayo do no kw'Imana sibyo Yesu Kristo ku igare mu rubanza kwa Pilato bari kumuca urubanza rwo kujya kumusaba wandikira we n'ikigori gikibi
Juri twagira ngo ni foromo. Wasaza ubwaki. Ciao gende. Baretse nkwereke tatu yo mfite. Wasanga yarayibye karyumye. Njyewe uyu muntu usigaye gira umwizero. Wavuze kuri igisambo mu bindi. Natacu mbone. Kaje ngo twigendere. Kandi niba nabo nagenda ikintu ndagukubita ahubwo ngashaka nkubwire. Sibyo udakomeza kunsekerera. Sigo. Utamenyera. Udakomeza kunsekerera nkubwire. Si umwishe wa rusingo. Utamenyera kugira ngo ujye wamangara. Utagira ngo wamangara jewe. Nata nkwereka. Aka gapeti karesha nk'imfundi yambwimbwa. Karekure. Isi musaza wawe. Karekure bwabone narakaye. Uyu musaza wanjye Bwabone narakaye. Wari bwabone narakaye. Wabibonye? Wowe uraniza musaza wawe. Nzakwirongorera. Mwereke mite nkuremo icyuma mwereke. Sibyo? Wereke icyuma. Uremera kunsura muri gate uyu munsi. Uransura. Okay. Ndagusura nyine. Uransura. Ariko mwana ujye wirinda kunsetereza wumvishe. Buriya tubana mu rugo, sibyo? Tubana n'ikindi. Kanzanaho ubugoryi bwunejeje musaza wawe. Nanagucapa n'ikireka mbikubwire. Wumvishe? N'ikindi kintu n'indi ndeba nshiye mu muhanda. Ujye wirukanka kuko ngaho nyine tuza musaza wanjye mwihorere. Nawe aba yavangiwe areka. Aba yavangiwe n'ukuri. Nagukubita gashye. Oya, n'ukuri mbabare. Nagukubita gashye. Babarira n'ukuri. Gira gatama neza. Nagukubita buraka. Nagukubita. None se bro. Umva ndagukubita gake ntago ngukubita cyane. None se uri kumubita gake uri kumakabira. Ako bro, ujye kamubwira. Wawice hasi bavuze ngo uterinde wasanga unakiri inyuma. Cyane turebe. Oya hano ndagiye aho ndi umwarimu kabura nakinira po no gusa nabi yewe kubwira amabanga bakoresha ureba uramuhinde bitanu wa kipe yancitse yari yanifunze ku gikweto ari gusa neza nifunze nanjye nifunze cyara aho ngaho reka nkubwire Uyani unanya n'ubundi bavuze yuko uri ibandi uyu bandi ngo umva no shauri gitangaza kabisa wereka ntago washobora gutera akabari kandi ngemba nyene babandi b'ibituza bafite n'ibibasha nyine ariko nzagutuza muri Amerika subireba iyi yose ndayizi